Menya Icyongereza mu minsi 30 gusa. Interuro zibaza ndetse n'ibisubizo wasubiza uko mwakomeje kubisaba muri benshi. Tudatinze rero, wowe utarakora subscribe, banza ukore kuri subscribe kuko mu minsi 30 n'ubu dukurikirana uzaba uvuga Icyongereza ndetse ukidudubiza nk'umunyamahanga. Twagiye. Rimwe. Did you eat? Wariye? Bese ibaje umuntu did you eat umubaje wari ushaka gusubiza wavuga ngo yes I did. Kabiri. Do you love me? Ese urankunda? Cyo ni ikibazo ushaka kubaza na sheri wawe ukakimaza mu Cyongereza akagusubiza. Gatatu. Do you have money? Ese ufite amafaranga? Ugiye gusubiza rero nta kindi ukora iyo bakubaje ngo do you have money, baba bakubaje ngo ese ufite amafaranga. Ugiye gusubiza uravuga ngo yes I have it. Yes I have it. Yego ndayafite. Noneho iyo utayafite urasubiza ngo no I don't have it. Oya ntayo mfite. Ukuvuga ngo ushobora guhura n'umuzungu akaba arakubaje ati do you have money? Iyo uyafite uravuga ngo yes I have it. Iyo utayafite uravuga ngo no I don't have it. Thank you. Kane. Do you have a friend? Ese ugira inshuti? Ni ukuvuga ngo ushobora guhura n'umuntu akakubaza ngo do you have a friend? Ese ugira inshuti? Ubaye nta nshuti ugira uravuga ngo no I don't. Oya ntayo. Ubaye uyifite ushobora kuvuga ngo yes I have a friend. Noneho ahangaha umuntu ashobora guhita akubwira ngo can I be your friend? Ese nakubera inshuti? Ushaka kubera inshuti twarabibonye uburyo usubiza uravuga ngo yes. Nta bindi biba bigoye, Icyongereza cyoroshye cyane mu minsi 30 irakunda kuba kidudubiza. Gatanu. Do you love me? Ese urankunda? Iki ni ikibazo ushaka kubaza umukunzi wawe, ababyeyi bawe cyangwa inshuti yawe. Ukabaza ati do you love me? Ese urankunda? Iyo gukunda rero tukubwira ngo yes I do. Yes I do. Yego ndagukunda. What about you? Nkuko twabirebeye hamwe, umuntu akubaje ngo what about you, abakubaje ngo wowe se bimeze bite? Wowe se urankunda? What about you? Ahangaha rero nta kintu tumusubiza yes I love you so much. Icyongereza cyoroshye mu minsi 30 waba kidudubiza nkanjye. We just kora kuri subscribe dukomeze. Gatandatu. What is your favorite song? What is your favorite song? Cyangwa what is your favorite song? Ukunda iyihe ndirimbo? I like Sikosa by The Ben. Nkunda Sikosa ya The Ben. Icyongereza kiroroha. Sinzi impamvu n'abantu babipanika bikabagora. What is your favorite song? Ushobora guhura n'umuntu ugatumubaza wenda muhure nko mu kiro gatumubaza ati what is your favorite song? Gatakubwira ati I like Sikosa by The Ben. Nkunda Sikosa by The Ben. What is your favorite song? Ukunda iyihe ndirimbo? Karindwi. Where do you live? Ikibazo cyiza rwose. Ubahe? Wahuye n'inshuti yawe, wahuye n'umufamily wawe, wahuye n'abantu mwerukana kera, ushobora kubabaza ngo where do you live? Ubahe mu Cyongereza. Ashobora kugusubiza ati I live in Rwanda. Ba mu Rwanda. Noneho nawe ushobora guhura n'umuntu umuzungu, indese, umugande, umunya South Africa, umunyakenya akakubaza ati where do you live? Ugahita umusubiza ati I live in Rwanda. Byaterwa naho muri. Kandi mwiga muri kaminuza, muba mwiga n'ahantu batandukanye, ababa ahantu hatandukanye. Mushobora no kuba umuntu mutaba mu karere kamwe kavuga ati where do you live? Ko umuntu gatumwandikira kuri WhatsApp ati where do you live? Gahita akubwira ati I live in Gasabo, mba muri Gasabo. Iki ni ikibazo cyiza cyane ukwiye kumenya. Icyongereza kiroroshye. 8. Do you play football? Ukina umupira? No, I play basketball. Oya, njyewe nkina basket. Ibintu byoroshye cyane. Nuwa ngo iyo hariho da na o uvuga do. Hari akurikiyeho ni yo. Kariya kandi ni play. Kandi ni football. Do you play football? Ukina umupira? Noneho uri kuvuga ikibazo ubaza, ugisoza nyine usoza nk'umuntu ubaza koko. Do you play football? Ukina umupira? Iyo ukina uravuga ngo yes I play football. Noneho iyo ukina undi mukino uravuga ngo no I play basketball. No I play baseball. Oya nkina basket. Wow. 9. You are beautiful. You are beautiful. Bamwe basoma you are beautiful,
ubwo abo ngabo ni aba expert, abantu bamaze kumenya icyongereza cyane. Abantu bakiri kukiga barasoma ngo beautiful, uri mwiza. None umuntu avuga ngo uri mwiza, wowe uramusubiza ati thank you, urakoze cyane. Mujye mwiga gushimira. Gushimira ntabwo ari ibintu bigoye. Niba umuntu agukoreye agafaveri cyangwa service ambwiye ngo thank you. Niba umuntu akubwiye ikintu cyiza, yo are smart, wambaye neza, thank you. Niba umuntu akubwiye ngo uri umunyabwenge, you are intelligent, mubwira ngo thank you. Ni ibintu byoroshye, mujye mukiki kinyabupfura. Thank you, are beautiful, thank you. Mwibutsa ko ku mugabo bavuga ngo you are handsome. Wow. 10. Do you have both parents? Ufite ababyeyi bombi? Do you have both parents? Ufite ababyeyi bombi? No, my father passed away. Oya, papa wanjye yitabye Imana. Ubwo umuntu akubwira ati no, my father passed away, ushobora gutumubwira ati oh, sorry. Ushobora gutumubwira ati sorry, nko kumwihanganisha, kumufata mu mugongo. Birumvikana. Ubwo ubutaha nuhura n'umuntu akakubaza do you have both parents? Iyo ufite ababyeyi bombi, nta kindi wowe uhita umubwira uti yes I do. Yego, mfite ababyeyi bombi. Tugiye umubwira ngo ababyeyi bombi ndabafite. Noneho utabafite umubwira uwitabye Imana muri ubwo buryo. Twakomeje 11. Do you have a job? Ese ugira akazi? Ufite akazi? Urakora? Do you have a job? Urakora? Ufite akazi? Ufite imikorere? Ntabwo uri umushomeri? Nta kindi usubiza, uravuga ati yes I am a driver. Driver ni umushoferi. Wowe uvuga icyo ukora. Yes I am a constructor. Yego ndi umwubatsi. Yego ndi umushoferi. Yes I am a driver. I am. Iyo uvuze ngo I am umugisha, uvuze ngo ndi umugisha. Ntabwo iyo uvuze ngo yes I am a driver, uvuze ngo yego ndi umushoferi. Do you have a job? Ubutaha umuntu ajya kubaza ati do you have a job? Uvuga ati yes I do, I have a job. Right. English is easy. Icyongereza kiroroshye. 12. Can you be my girlfriend? Wow. Can you be my girlfriend? Ese wambera sheri? Iki kibazo uherutse kucyumva ryari wowe umukobwa uri kureba ino video? Twiganire. Can you be my girlfriend? Ese wambera sheri? Sure. Yego. Kabisa. Mujye mu abantu b'abasirimu, ntabwo iteka ryose umuntu avuga yes, of course yes. Rimwe na rimwe umuntu akubaje akabazo, ushobora kumwenyura ukavuga ati sure. Nabwo ubuvuze yego kandi mu buryo bworoshye butagoranye. Banza ukore subscribe umuntu utarakora subscribe, kuko ahangaha mu minsi 30 uzaba ududubiza Icyongereza bidasubirwaho. 13. Do you study? Ese uriga? Hari ukuntu uhura n'umuntu umure mu kirori, mu bukwe, kandi iyo umuntu akubaje ngo do you study, ntabwo ari ukugusuzugura, kuko abantu ntabwo bajya basoza kwiga. Hari umuntu uba wiga muri primaire, hari uwiga muri secondaire, hari uwiga kaminuza nazo zirimo ibyiciro. Urumva rero iyo umuntu akubaje ngo ese uriga, ashobora kuvuza kaminuza, ashobora kuvuza secondaire, ashobora no kubaza umwana muri primaire. Wowe icyo ukora urasobanukirwa ikibazo do you study, ukamubwira ati no I completed high school. Kuri high nibagiwe school muraza kwihangana. Kuri high nibagiwe school, harahongeraho school. Yes I completed high school. No I completed high school nasoje secondaire. Yeah. 14. Do you speak English? Nice question. Ikibazo cyiza cyane. Do you speak English? Ubu ngubu n'uvanga ushaka kuzarona n'umuntu mugihura rwose gatakwaza ati do you speak English? Utuvuga ati yes I do. Uvuga Icyongereza? Do you speak English? Uvuga Icyongereza? Yes I do. Yego ndakivuga. Yego ndakidudubiza. Yego ndakimanuka. Yego ndakizamuka. Yego ndakimenagura. Yego ndakiza. Mu b'abasirimu turi muri 2024. Kandi 2024 ukwiye kureka amatiku yo kuri social media, ukiga indimi, ukiga utuntu dutandukanye, ukiga gukora uturimo n'utundi. Do you speak English? Uvuga Icyongereza? Yes I do. I speak English. Mvuga Icyongereza. 15. You can know English if you want. You just have to work hard. Wamenya Icyongereza ubaye bishaka.
wowe kora cyane. Wowe gira ute? Kora cyane. You can know English if you want. You just have to work hard. Reka uyu munsi tugarukira